umwe se ufite umusitari umugabo w'umusitari bakoresheje ubukwe umwe ugenda nyine n'agacumba nuwo nyine atuye hano ruguru ku gapangu gatukura ku rugi rw'umutuku tuba tugiye kubakora surprise batabizi kugira ngo tumenye babayeho bate muri kino gihe cyo baguma mu rugo niyo mpamvu tuje batabizi nta kibazo cyabo tubanyeho neza narife twaje bro uritare kwiruka bakunzi ba Kigali 250 batura ngo ni ku rupangu rw'umutuku kigaragara none bakunzi ba Kigali ngwe none mwereke turakora akazi neza muri rusange gahunda ni guma mu rugo nta muntu mbona subscribe reka share ndetse na comment ngwino mwa ngo bataza guhanuka nta muntu n'umwe uri mu gipangu hano Keza kunzi ba Kigali 250 bakunzi ba Ufite Kigali 250 Keza uva ngubwire stay home tangaza amakuru riri imbere cyane mu Rwanda Keza disi drakada oya basi kugirango duserere dupfa ubusa ushaka murundi Keza we wakabaye waje hano Keza we yabana Keza byoroshye ba ngaho imanukira man ntusuri kumbaza murundi mu biki sisishire nyine mano kujye kushaka murundi nje wikwimbaza murundi hano ni kwa murundi kwa Keza utakumvira kusakuza murundi ni ibiki oya abantu buretse man genda none reka mbabaze n'umuntu uvuga ngo imyenda ubu umuntu muzima washyira imyenda mu nda babe nasubu ni imyenda iyi ni imyenda sanjite mutrenda shaka kubona umubiri bakunzi ba Kigali Ufite ndashaka kubona none se buretse banze nkwereke iyi ni imyenda ndanurita ya muramubona neza iyi ni imyenda teka n'imyenda iri mu nda ubwo nyine imyenda nayipakiye mu nda reka nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali kanizere ko uri mu nkuta enye z'igihugu ndavuga amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba turi mu mujyi wa Kigali ndetse turi mu mujyi twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo n'uturere 8 mu rwego rwo kwirinda COVID-19 dore ko abantu bari bamaze iminsi myinshi barimo baraba benshi cyane leta y'u Rwanda dushyiraho gahunda ya guma mu rugo kugira ngo bamwe banapimwe dore ko muri no minsi mu midugudu igiye itandukanye abanyarwanda bose barimo barapimwa COVID-19 hanyuma ikindi iyo tubona turi mu buce bigiye bitandukanye Dani akomeza abereka hakurya hose ukimara kutubana nyine tuba twagiye kuvumbura muri lockdown twega twemeye gukora kugira ngo tukomeze twereke abanyarwanda buri kimwe cyose giye gitandukanye urabona twama mu badge y'akazi mu kazi ubu tugiye gukora urugendo rugiye rutandukanye rutoroshye tumenye muri za gahunda zacu ese abastari bacu babayeho bate muri iki gihe kwirinda COVID-19 mu rugo remo barakora iki ni byinshi bigiye bitandukanye kuri ubu ngubu rero tugiye kureba Keza YAKA cyangwa madamu YAKA cyangwa madamu Murundi umugore utwite inda y'abagabo babiri YAKA na Keza nyine tugiye mu rugo rwabo ariko nta numwe twavuganye nawe twakase ibice byose bigiye bitandukanye baturangira ahantu batuye ariko twahayebewe hari umuturage wahaturangiye ko twabe Dani twirutse mwana hano twagiye dukata biraza kugorana muri rusange gusa icyo tugomba gukora muri rusange turabageza amakuru agiye atandukanye ni Keza na YAKA ngo bari igikono mwana kamutima tubwe ngo nitugera ngo inkuru nziza ni hano Dani turatambika cyangwa turasubira inyuma kigaragara ngo nituhagera turaza
gukata ibumoso. Bakunzi ba Kigali 500 ko banze bereke mwana banze bereke uturere imisozi igize u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Murabibona tuba turimo turagenda dukora akazi kose nyine kugira ngo abakunzi ba Kigali 500 komeze mwishime aho muri guma mu rugo, ariko nanone komeza wambara neza agapfukamunwa ari bose usigemo intera metero, karaba amazi meza n'isabune, urinde dutsinde Corona 19 cyangwa Covid 19. None ngo haje ngo ngine ndwara nimba bayita gute. Of course mwenyewe nitwacika tuceka ishyaka manager mugabo dakina n'abantu ukina n'abari. Mwana Dani namaje kuro mwana hano ukavuye na n'ubu ntago turahamenya. Reka mbaze no motive. Salama ji. Iracamusa. Ari imeza. Gahunda goma mu rugo cyane sawa tu ubu ngubu yaturu kuva nyine guhaha. Ndabona wabyubahirije agapfukamunwa rakambe neza fresh. Sasa arantu tuvuye ara hakurya. Baturangira hano haba umusitari hano Keza na YAKA. Urabazi? Umusitari Keza na YAKA urabazi? Oya ntago mbazi. Mwana ugira wa YouTube. Kareka ntago mbazi nge. Kuyoboza twahabuze. Ariko mu rwego rwo kuvumbura ntago tuya tunanirwa tuzakwana. Nari mukomeze muyoboze murahagera buriya. Samusa komeza birinde Covid 19. Bajye babwira abantu bose bakaraba amazi meza n'isabune, sanitizer aho hafi n'ibindi bigiye bitandukanye. Salamu musaza. Akazi keza bro. Turacyakomeza gukora akazi. Umutipa ati ntago mbazi, shaka no gusanga yigira agatelefone k'amatushe giye bitandukanye. Dani isi hapo tubatubwiye mwana. Katujye mu muhanda, tuve mu muhanda mu rwego gukomeza kubahiriza ibikorwa bigiye bitandukanye. Of course ni ceka Kigali 550. Si hano hepfo baturanye. Ndagace. Mwana imeze bite kutamba agapfukamunwa sha mwana Dani ahangase ku mwembe baturangiye agace urasabwa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment muri rusange. Basaza bansubuje ariko ni neza umusa ni neza abanyagikono nkubaza amategeko agapfukamunwa nabona ari sawa agapfukamunwa ntari yaje rwose tuba tubirimo neza uvuye gusyaga ndatwitse ntabwo tuvuye gusyagaho inyuma ariko kuva mu rugo ntabwo byemewe. Kuva mu rugo ntabwo byemewe. Si ibyo busa by'amayobera n'intambwe zo muri karitsiye. Hari umuntu twaje kureba umusitari witwa Keza, ufite umugabo witwa YAKA. N'abasitari kuri YouTube. Ntago mbazi ariko ubwo ngubwo narebe mwabashona to. Twashakishije hano hose twahebye. Mwahebye. Ubwo bicaye mu nzu. Nawe urimo urasohoka. Nawe urimo urasohoka. Usibye nkatwe tuba twayobye. Ariko ubone ushaka kwicara mu rugo nubona icyo urya, ariko ugiye munsi rugo gashakisha. Numvise ngo baradutwikira ngo kubigora ariko sinzi nimba biri buve. Babitanze biryo ntibabimenye se? Reka muri no murenge nimba bitarahagera. Baratuyokesha buriya mapo kuntu zitwara. Baraza kutuyokesha mapo kuntu zitwara. Ko kari gute? Nari. Fresh ni bamwe mu basaza nyine tuba tugera duhura nabyo. Mukomeze mubarebe neza baraba. Kamaze nabanga mwiriwe. Sister. Bite. Ndavuga se sister wanjye. Meze neza se. Mbwira ngo baza akantu kamwe. Meze neza. Tuye hano. Nta kibazo tuye hano. Njye nitwise YAKA manager. Amara gapfukamunwa kambaye. Njye nitwise YAKA manager turi kuri Kigali 550. Tuye hano. Bana no mumuga bwo kutumva. Cyamayenga. Keza uramuzi? Umvase. Keza uramuzi? Bakunze umwana n'umukiye muri kamanze mubaze. Bite? Ni byiza. Merci. Nitwa Pasi. Pasi kutamba agapfukamunwa. Uri mu rugo? Ni mu rugo. Keza uramuzi? Wa mukobwa w'umusitari nyine ufite umugabo gutya. Uramuzi? Ikirizo uramuzi? Yego. Abahehise. Aba hano ruguru. Turangiye hehe? Hano ruguru. Hano? Igipangu cya ruguru uzamutse ku masikariye. Kiriya ari haruguru cyangwa hari ikindi? Hari ikindi. Umuryango urasa gute? Umutuku. Urakoze
ujye wambara agapfukamunwa sibyo utazarwara coronavirus sister si umukobwa mwiza agira isoni bakunzi ba Kigali 150 tukomeje kubereka ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye turashaka kumenya aho Keza na YAKA abatuye muri rusange abaturage hano batinya kamera sister wanze kundangira se waje ukandangira shangwe nundangira ntabwo tugukamera rebesha ku ruhande mwana w'umukamera ngo nuturangire basi cyangwa ngusanga ngwino basi nta kibazo bakunzi ba Kigali 150 twayobye umwana araturangiye twagiye gushaka Keza ufite wa mugabo ugenda ucumbagira ngo atano ruguru nyine ku gapangu gatukura muraturanye turaturanye abanye gute n'abaturage nta kibazo twose yabaganira cyabonyeraho kabiri oya oya nta kibazo cyo tubanye neza baganiriza nta kibazo oya no kuba abakunzi babo bamenye ko aho batuye babanye neza n'abantu babayeho neza kandi tunabanyeho neza si umwe se ufite umusitari umugabo w'umusitari bakoresheje ubukwe umwe ugenda nyine n'agacumba n'uwo nyine atuye hano ruguru ku gapangu gatukura ku rugi rw'umutuku tuba tugiye kubakora surprise batabizi kugira ngo tumenye babayeho bate muri kino gihe cyo baguma mu rugo niyo mpamvu tuje batabizi nta kibazo cyabo tubanyeho neza ntaribi abakurikiye Kigali 150 bababwira iki barimo barakureba mu kiganiro bababwira iki mwankameye ntabwo twagukamiye nyine ko barimo barakumva babwira iki urabwira iki ndababwira iki nyine muri mu rugo wowe uri mu rugo nta gapfukamunwa wambare kuri mu rugo nta kibazo abagenda mu muhanda batamba agapfukamunwa batakaraje sanitize n'amazi meza nyine abashishikariza kwambara agapfukamunwa neza gukaraba amazi n'isabune bagasiga intera hagati yabo ibigori byabagezeho bamwe bavuga ngo baratubekesha ntabwo barabibona ngo n'umuceri byatugezeho byiza cyane imana ikurinde twagiye mwa nitugaruka tuzakugurira twagiye bro uri tari kwiruka bakunzi ba Kigali 150 batura ngo ni ku rupangu rw'umutuku ngira ngo ni hano turagenda gake bakunzi ba Kigali 150 cyo kuzamuye n'umutipe arambwira ati baratiyokesha nyine bazaduhe mwana kigaragara none bakunzi ba Kigali ngwino hano mwereke turakora akazi neza muri rusange gahunda ni guma mu rugo nta muntu mbona subscribe like share ndetse na comment ngwino mwana ngo bataza guhanuka nta muntu n'umwe uri mu gipangu hano twagiye gukomanga sho genda neza mwana menamani wanjye ngari mu manegeka ndizera ko ari hano kwa Keza wa YAKA Kigali 200 itsembe mwana Odi Keza kuza Kigali 150 bakunzi ba 250 Kigali 150 Keza uva ngubwire stay home tangaza amakuru riri imbere cyane mu Rwanda Keza disi Drakada Keza kugiye mu nzu ugeze hano nyine kari kuma mu rugo ubuje kugira ute hano
Keza waruzana tuvuye mbega uba ahantu habi waraye muri Tsemba kamanze nduhuke basi turaganira oya bandu nsubize zana amazi basi zana dukarabe oya bandu nsubize kari muri guma mu rugo uje kugira utaha twaje kure ubuzima bw'abasitari babayeho bate muri quartier n'ibiki byatandukanye akomana kana kameze neza ariko uje kunyanduza nunyegere amazi nkarabe nyine amasanitizer cyangwa amazi nkarabe of course nka nyene nitwa Cekecu umugabo udakina n'abantu ukina n'ababi kuri kamera kumwe na Dani aha ni kwa Keza wa YAKA ariko umuturage tubwiye ijambo kameramani yene muteye sanitizer muri sandi ambara neza agapfukamunwa ukaraba amazi meza n'isabune kanyitereka hano dukomeza ukora sherari nturanicara sherari niwo kuzanye se n'abantu babiri kamje ko guhaga tujya mu gikari se kureba ureba iki se guma aho ngaho bakunzi ba Kigali 500 ntago tuzigera tunanirwa ntabwo tuzahwema kubereka buri kimwe cyose turashaka kumenya ngo abasitari babayeho bate mu rugo aho bari ese abaturanyi babanye bate gusa dushimire abaturanyi ba Keza batubwiye yuko nta kibazo na kimwe babanye neza baraganira muri rusange Keza wanteragura agatebe neza nawe zana kayibaza Madamu YAKA kadugashyire hano gendane nanjye Dani cameraman gendane nanjye subscribe like share na comment kuri Kigali 500 Keza ni umuzungu wara yakarya neza Keri niwe gutyo Jero gutyo turi live mu kiganiro Nitumbwira icyo nkwakiriza nguzanira agapeti nyine Witumbwira icyo nkwakiriza Ndabizi wanya bari bikimwe cyose Nje kukwakira Ndashaka amazi atetse Nakuzanira Mwana turi mu kiganiro Keza turi mu kiganiro live turi mu kiganiro turi mu kiganiro mwana uzabikata Dani nubikata tuzaserera uzagira umwa kugeza ryari ntazabikata Keza wa YAKA madamu cucu sukari ndashaka kubaza ugeze hano gute urandeba twayisize mu tunyegera kunyegera shagira ariko nyisa ntabwo nyigutere wese bigeze ukaraba no mu rugo ahantu irahaba akira nayo no mu rugo ahantu hose irahari kamera muri fone wakira mu rugo ahantu hose ntuzakatinga mwana siko njye nisiga mu mazi kugira ngo ahantu hose Keza guhera hasi no hejuru Keza ameze neza muri rusange nk'izina rye Keza sherari dore ibyo tuganira wenda mushaka nagahari ntikureba mu nzu se dushaka kureba ukuntu kwa YAKA ameze mu nzu kandi shanya nkubagane mu nzu zirashaka ubu kubaganye gute Dani urutayari ngera kwakiriye hanze tuganire hanze neza kunyakiriye hanze mwana uko nyicaze kuri za ntebe iyo mpunangiye ubuzima y'amazi urahazi twitagira umushiya y'amazi ntasuguru ntangiye ubuzima se Dani urutayari tuguruke ahandi Danati hoya YAKA na murundi bazigurira agacupa nkamwe mugira nk'ubwo murundi umuvanye uje hano ni kwa YAKA ubuse murundi umukuye YAKA nawe uri mu bazi ngire kujya mu isanzure nze ko turimo turekodinga Keza kandi sha wowe mwana gafata ariko gafata mwana kantu hose bakunzi ba Kigali 250 tukomeje kugusaba mu biganiro byacu tugenda tukugezaho buri munsi gukanda subscribe like share ndetse na comment ntago gukanda iryo bara ritukura ari ukurira umusozi wa Kanyarira
nta nubwo ari ukwikorera ikiro 50 cy'umuceri cyangwa cy'ibirayi. Mvuze ngo ki? Ndavuze ngo bikore ku mutima wawe ngo amakuru nk'aya ajya kugira aho twazengurutse ahantu hose tureba nyago njya nk'ibyo bintu. Oya ngende umusiramu sinya nk'ibyo bintu. Oya sinjya nyimwe ndashaka amazi. Bakunzi ba Kigali 150 Keza reka nkuru inkuru nziza utaruzi. Inkuru nziza utaruzi. Abaturanyi bawe ibintu bambwiye uzareba ikiganiro bavuze ngo iki kuri abaturanyi bawe uzakomeza amatsiko bavuze zumva ikiganiro nyine bavuze gute nimba bantutse se ngo umwana mwiza abanyiro kabasuhuza nta kibazo niba banyoboye nayo byuzana mvuye waho bagiye impamagara se kuhinda mwamagara umuto wanjye ugapfa ahubwo se nanone kukwemera kuza no kuri muri guma mu rugo batubuza kwegerana n'abantu noneho iyo twite byo ni ikindi kibazo uswara umugore uherutse kubyara umwana wanduye corona ahita apfa amaze iminsi 2 ibyumweru 2 gutyo yabyaye umwana urwaye corona kandi nyina abaho. Niyo mpamvu tuba tugomba kwigengesera cyane. Niyo mpamvu mu nzu yanyu mu sanitizer iri do sanitizer ahantu hose twitwara zarahenze zana hano. Keza ikiganiro kigiye kuryoha koko ndimo ndabanza ngo nduhuke abakunzi bacu mwitega umunwa wanjye ndimo ndabanza ngo nduhuke uzanumvuye Keza kugeza ryari oya hano hari akagendo turuka kuri kaburimbo byo ndabizi ntabwo tsoye kuri kaburimbo twagize firiya hara ku mashuri ya musho yita hara hasi kuri eteri ano arengaho hakurya ni kuri eteri uzana twavuye tuvuye nage nihe tuvira kurya nyuma sanisete yego Yesu shanda gukomeje hano ni kure byatari Kora sana nyina no se ko nta reba kuri metangize okay si umase ijana uzayifura ijana uziko ndi umuntu mfurira umukozi wa murugo muhemba 100 ku kwezi komerezaho nyine. So abakunzi ba Kigali 150 tubashimira umwanya wanyu muduha mukatwumva mukatureba mukareba ibiganiro bikarangira tubahuza ku mutima kandi muraba agaciro ni mu nkuta enye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba ndetse n'iburengerazuba of course nitwa cekecu ishyaka manager umugabo udakina n'abana ukina nababi attention ku bana batoye abana batoye kiraza kikaziririzwa ni Keza turi kumwe ariko nanone nagarama igisubizo cyaho umugabo wari arazi ko tuganiriza tuje hano tugiye kumaza byinshi turimo turamenya amakuru y'abastari babayeho bate muri ino guma mu rugo turi kuwa mbere abayisilamu mwese muzagire irayidi nziza irayidi inkuru y'abantu bakuru irayidi y'igitambo tugiye kurya inyama n'umuceri turi mu rugo nta gusura na tension ibirori ni byemewe kabira gufata Keza amahoro y'Imana amakuru ni meza ndaho amazina yawe yose Amaki Keza nitwa Keza YAKA umugore mwiza inshongore y'umusengo urumva nyamukaragira mu bimbere nyamukaragira mu bimbere umutima mwiza utuje ubana n'abantu bose muri rusange muri commentaire n'abaturage babivuze utoshye uratoshye hano hose uratose fo mvuze ko YAKA atarya nabi ntago naba ngo uri hafi y'ukuri Keza tuzamwe n'ibintu ibi bitatu nibyo tugiye kuganiraho ikintu cya mbere muri no minsi ugiye kutubwira uko bayeho muri rusange n'umugabo wawe mu rwego rwo kwirinda COVID-19 dore ko umujyi wa Kigali twashyizwe muri guma mu rugo icya kabiri ndakubaza kuri uriya murundi barabibonye abakunzi ba Kigali 150 umunsi uzaho twari turi kwa murundi ibyabaye byose barabibonye ariko ntabwo twamenye nyuma ngo byagenze bite nibyo tugiye kuganira muri rusange ikindi cya gatatu uruhare rwa Keza
mu guteza igihugu cye imbere n'imibanire myiza n'abaturage, cyangwa no kuba umugore w'umugabo bivuze iki kuri we? Kugira ngo wabyumvishe n'ubyibagirwa ndaza kubikwibutsa. Nyibutsa ahubwo tayari. Icyambere twagiye, icyambere reka manze nkubaze umugabo wawe. Ntago ari mu rugo pe, ntago nabikubeshya. Yagiye Ntago ari njyewe kumenya kenshi ahantu kuvuga ngo umugabo ari he kugira ngo usubize ahari, kuko icyo mba nzi ni uko aba atari mu rugo. Rero kujya kugusobanura ngo ari hano ntaho nzi pe, ariko icyo nzi nuko yagiye agiye nka saa yine. bivuze ko umugabo yakunaniye igihe cyose ashaka ari igihe. Ariko mvuze abanyamakuru ni mu gashyuhe, njyewe mvuze ko ntazi aho yagiye, simvuze ko yananiye. Bitandukanye, nta hantu bihuriye. Njyewe nyine yagiye, ntago nyine usanze adahari, kimwe nuko ushobora kujya dushobora gusoza yahageze cyangwa se akaza mbere yaho nyine umushobora gutama umubonye. Yagiye gute se ko gahunda ari stay home? Gahunda kari guma mu rugo, ugeze hano gute? Uko uhageze niko nawe yagiye. Itangazamakuru turi imbere cyane mu Rwanda. Nawe ntago ari kure, ariko nese kuva hano mwava hano ukagera ku muhanda, kuva hano ukagera kuri kaburimbo. Njye ikintu nishyizemo ntago burya ikosa azakora umugore kubaza umugabo ngo ugiye buri kanya ugiye si sawa cyane. Kunda bizi ko nzi ko atajya kure, ko siyabona aho anyura, siyabona uko atambuka ngo mvuga ngo yagiye Nyamirambo, oya kuko ntiyabona uko agerayo. Kandi YAKA ntarajya abasha kugenda urugendo rurerure kubera ikibazo cy'akaguru. Uko aho ari hose ari muri quartier ari butahe. Rero urumva rero kuba wenda mvuze ni yagiye, si yambwiye aho agiye, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko mushaka no kugenda yaje nta uyu abari umwanya wo kuba bitewe muri abastari, buri wese baciyeho yaciye mu zindi nzira ze n'undi aciye mu zindi nzira kugira ngo mushake iterambere ry'urugo rwanyu. Ariko nanone muri guma mu rugo ni umwanya umugabo aba afite wo kwita ku mugore we, cyane cyane nkawe utwite, akakurakuza, akakubwira amagambo meza, akakuba hafi. Buriya siyo mpamvu ashobora kuba gusangira n'abandi. Ariko ntabana kubwira nsangira nawe, ntabyo nigeze nkubwira. Ibyo byose uvuze ntago nigeze mvuga ko nsangira n'abandi, ukireka niba ari ubazi. Uye kuba agiye ntagararayo, kandi ashobora kuba yagiye guhura n'abashuti be, yagiye gusangira n'abandi bagabo bagenzi b'icupa, simbyo? Kuko wenda tubari turafunze, ariko ushobora kujya kuri uyu muturanyi hano hakurya tukamusura bisanzwe. Urumva rero ko umugabo agiye ntiwajya umukekera ngo yagiye mu ndaya, ngo yagiye mu biki, oya ntago ari sawa. Niba umbwiye ati ndagiye ngiye hano hafi muri quartier, sawa wagenda upfa kuba uri butahe. Rimwe na rimwe ugomba no kwizera umugabo, rimwe na rimwe. Ngo nonaha mu rundi yinyabije kurya akantu n'ibintu byose. Mbanze nkubwire, mu gihe turi hano mu rundi ntahari, mu rundi ntahazi, hano hari YAKA. Uvuze ntuzongere kumbwirije mu gihe nzandi kwa murundi, ujye unzanaho uvuga murundi. Ubu turi kwa YAKA, ntago turi kwa murundi wari kumusanga iwe haba, ngewe ukansa waje kundeba kuko ari ngewe ushaka. Ntago washakaga murundi, rero ntongere kumbaza murundi. Siko bimeze. Numuvuga nabi indiri Kora yonsa kandi atari byiza. Ngenda kubwiye tuganira ibindi, cyangwa n'ubutabinabishaka uzinga ibikamera byawe aho wanyuze urahabona ko umuryango ufunguye. Siko bimeze. Okay, so reka basi mbikubaza tubiceho, tutajya kuri type nta kibazo. Amakuru y'umurundi. None se nta urugipfa amatwi ntago wumva? Ariko nyere komeza nkubaze amakuru y'umurundi. Ari impamvu abakurikiye Kigali 250 nimba murundi mutamuzi na Keza. Yego mu rugo rw'umugabo, impamvu urugo na ruvogereye nuko umugabo adahari. Ndimo ndakura ndeba urugi nakubita urugi sinongera kuvuga. Ariko mugenye kubaza murundi. Reka tubyoroshye. Nimba ushaka murundi, reka amaguruke. Nawe uhita usohoka ugende ujye kureba murundi. Nose uri kumbaza murundi gute? Oya bana Keza, reka tumuganiraho gake. Noneho oya basi kugira ngo duserere dupfa ubusa. Ushaka murundi Keza we wakabaye waje hano. Keza oya bana Keza byoroshye bana. Ngaho imanukire man ntundushye. Nose uri kumbaza murundi mu biki? Sisi shire nyine mano kujye kushaka murundi nje wimbaza murundi. Hano ni kwa murundi.
kwa Keza gusa kumva uri kusakuza mu rundi n'ibiki oya abantu buretse mani nose genda none ntwongere kumbaza ijambo mu rundi siko bimeze ariko baza nimburimbaza rero so kugenda ndahaga no ku muryango makubarize mu rundi gisi nkunda abanyamakuru batagira gahunda niba uje kundeba uje kureba mu rundi uramubaza iki ko n'umuntu wawe ngo soka sena mutwite nyine soko ujye genda ujye kumubaza mu rundi genda ujye kumubaza mu rundi dane mwana uko buretse Keza ya Keza basi nge simba nshaka ibintu bya stress niba umubaza byihorere nyine byihorere ubwo sibyi bakonze ba Kigali tufite ntago nongera kumubaza ntago nongera kukubaza mu rundi kunshusha hejuru y'ikiwo ntago nongera kukubaza mu rundi byahinduye isura wa mugani watewe bose babireba Keza nonese Ronda Keza birakara gikoba kumurunda mu nzu utazi umurera siki umugabo wari umurera nabyo nzi bimbwira ese narakaye mani wongere kumuvuga tuganire nyine tubisanzwe nk'ibyakuzanye cyangwa se ufata inzira mani hano ndi banjye ntago wansakuriza usohoka umuryango nguriya ucishene siko bimeze tuganire rero kandi niba wumva n'ibiganiro byashize utahe yaka twumvishe inkuru ko yabonye umuntu ugiye kumujyana i Burayi bimeze bite umuntu turayafite kandi gahunda z'urugo umugore aba agomba kuzimenya ntazi ni umugore se ni umugabo ninde umugabo ushaka kumujyana ko ntamuzira aramutse gusize gutya wenda abiye ngombwa akagenda akagusiga utwite nihe ngaruka itaba ari nziza kuri wowe n'umwana wawe ingaruka yo kubihari ntago yabura ariko no kuvuga ngo nyine ubyenze ukunze hari ikigabanuka hari kivaho uburyo warubayeho nyine biragabanuka urumva kuba mu nzu wenyine ingana gutya ni ikibazo kuba urumva support wabonaga imibereho irahinduka uko urumva nta kazi nakora ubu nta kazi nshaka gukora mbese nyine byangora kurusha Keza ni wenda reka aramutse agiye yaka byaba ari amahirwe ese wasigara ubayeho ute kuko yaka niwe muntu wenda wakorera urugo no wahahira urugo no wamenyaga inshingano zose z'urugo wasigara ubayeho ni ukuvuga ngo nyine ntago byakomeza nk'uko byari bisanzwe ubuzima bwahinduka kurumva naba nsigaye njyenyine nta kandi ubusinyibasha kuvuga ngo ndajya ku kazi wenda kanabonetse nkabona wenda aho njya gukina ubu byangora uretse ko nta naho kuko ahenshi ntabwo bakenera umuntu utwite keretse ari nka rore wenda ari nka rore y'umuntu utwite byamvuna inzu kwishyura umukozi kurya byamvuna pe ariko ubuzima bushobora no guhinduka wenda adahari yaragiye muri Amerika ntamfashe ashaka kugenda nyine ntongere kumfasha inzu ndimo nakimuka nyine nkajya mu mbasha ubuzima nta hantu butatujyana ubuzima bukujyana aho bushaka inzu ndimo ubwo nayimukamo nkajya mu yindi nzu mbasha kwishyura urumva rero ubuzima bwahinduka ariko nabaho n'umwana wanjye kandi akabaho byiza cyane nibyo twamusobanuzagaho nyine tunamubazaho yuko nyine twamenye inkuru ko agiye kujya hanze ariko we ntago ayizi ubwo iyo nkuru ashobora kuba ari ibihuha turakomeje ariko Keza twamenye hano hantu ni heza iyi nzu muyikodesha nk'ahangaha nimba atari irambere nk'ahangaha tuyikodesha 300 ubwo ni ifite ibyumba bingahe ifite ibyumba 6 make ariko ugereranyije n'uburyo twayibonye hano hari ahandi mazu y'amanegisi bakodesha hari udushamburete nyine n'ibyumba na salo aho inyuma ruguru hari izindi nzu kuki mwafashe inzu ingana gutyo muri abantu batatu wowe n'umukozi n'umugabo wawe kuki mutanya nko mu nzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 na salo impamvu ntabwo ari ukuvuga ngo hari abantu wenda batavuga ngo turiyemera ngo twishyize ngo hejuru
burya iyo wabanye neza n'abantu nta kibazo wagira batagufasha, sibyo? Iyo uzi kubana neza n'abantu ntabwo wagira icyo kibazo cyo kuvuga ngo ukeneye iki ngo urakibuze, ngo ukeneye kwishyura inzu ngo ubure ubufasha. Twebwe si ukuvuga ngo wenda amafaranga yose ntabwo ngiye kuvuga ngo tuyishyura inzu buri kwezi ngo araboneka ari twe tuyatanze, mwaba mbeshye. ava hehe? Kuko hari izindi sapoti z'abantu ziva ku ruhande, urumva, zituruka ku ruhande, abavandimwe, yakaziranye n'abantu benshi baba hanze, habo babanye mu kazi yakoraga mbere. Nanjye mfite abafana nyine, hari ukuntu abantu bagufasha mu buryo nawe utakiyumvisha. Urumva hari nk'igihe ukwezi gushira hari nk'abantu nkabangahe bavuze bati bemereye kujya mbaha amafaranga ya naya buri kwezi yo kubafasha. Nyine hari ukuntu ubona umuntu ukumva ushaka kumufasha, ukumva umutima uri kuguhatiza kumufasha gusa. Turavuga tuti noneho niba wenda Imana yaravuze ati reka bano bantu tubafashe gutya muri ubu buryo, kubera iki twakisondeka? Burya ikintu ufite ako kanya ujye ugikoresha nk'uko ugifite, mu bushobozi ufite bukoresha nk'uko ufite, kuko ejo n'ubundi ejo ubushobozi bushobora kubura. Ba bantu bakavuga bati wenda ntitwahembwa, n'ujya umubwira ati amafaranga sindabona bimeze gutya, tukimuka hano tukajya mu nzu y'icyumba na saro. Ndabizi ko bishoboka cyane, kandi ibyo nta n'ikintu binatwaye, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero kuba amafaranga tuyishyura si uko turi abakire cyane, si uko dufite amafaranga dukorera menshi, oya, ni kubwo kubw'abakunzi bacu, kubw'urukundo abafana bacu batwereka. Baravuga bati nimugira ikibazo ntimuzaba ahantu habi, muri abantu dukunda, sibyo? Nibo badufasha tukabasha kuyabona buri kwezi, mbese ntitugire icyo tubura. Kugeza iyi saha rero turacyabona ubwo bushobozi. Dushimire abantu bagira uruhare ku rugo rwa Keza na Yaka, cyane cyane nanone itangazamakuru, aba diaspora. Mana yanjye bubaho natwe turabemera, bakunda kubi, ni abana beza cyane, ni abantu bafasha. Sinkubeshye, ngiye kuvugisha ukuri, nta muntu uri mu Rwanda n'uyu n'umwe uravuga ati ntago ndi kubasaba, kuko iyo ikintu cyabaye urakivuga. Nk'ubu nuko wenda baba badashaka kuvuga amazina yabo kuri kunoze, ariko navuga nk'abantu bagera mu 10 badufashije kandi mu buryo bugaragara bunafatika, tutazi tutarabona, gusa ubona ku ifoto, kandi bakadufasha nyine nk'abakunzi, nk'umuvandimwe. Ariko nta muntu ufite nimero ya 078 ndabona na momo ivuga ati yekera 2 ijya kugura ibirayi. Niyo mpamvu iyo umuntu avuze wa diaspora ntimukarakare, kuko uvuga ikintu ushimira waguhaye. Nose mvuge ngo umuntu w'inyamirambo yarande, ngo ntago nakubeshyera. Uretse umuntu wigize kuma avoka mu muhanda w'umufana, ariko nawe mu agaciro nabwo yavoka. Nagiye Kicukiro ndi kumwe n'umunyamakuru, tugera ahantu imodoka idupfiraho, umufana araza wo mutipe sinibuka neza naragiye bagirwa. Musuhuze ashobora kuba ari maraturira mu kiganiro, agenda agura avoka mureba, agura 2 iyarya n'iyama, agenda agura avoka arayimpa ati kiti ndagukunda n'umufana wawe, ariko nta mafaranga mfite, nta kindi mfite, naguha tikira avoka. Urumva avoka yiguze wenda nka desi cyaturuwase, indi ahita yirya ayirisha imyumbati mureba ku muhanda. Urumva rero akantu gato gaturutse ku mutima ukunze, nta muntu ujugaye impano. Kuba tuvuga ntago ari njye nushimiye aba diaspora, ni benshi kuko nibo sinzi nabwo ngo nibo bagira impuhwe cyangwa nibo bagira urukundo, namwe murarugira, ariko niyo mpamvu aba diaspora tuzatubashimira cyane cyane pe. Nejo bundi kuri hari wandeme yarambwira ati akira uzagure pampa nyine gutya by'umwana. Icyo nahenda attention uzi ko imwe igura desi, none cya kiboro kimwe kigura 12 hano kuri boutique.
njya mbona batugura desi ngaho ibaze imbaze njya nzigura simfite impinja ebyiri impinja nawe urabizi ibaze umwana anyara kangahe ku munsi yituma kangahe ku munsi ibaze hari nk'igihe usanga ku munsi yagenda igihumbi ayitora nongeye kubera afite abana babiri b'impanga 2,000 buri munsi impanga ndagukomeje urumva rero impano ntoya ivuye ku mutima urayishimira niyo mpamvu mvuga nk'aba diaspora baradufasha ni nabo badufasha muri ubwo buryo bwo kwishyura inzu bw'imibereho nikanze umuntu umeze nka yakara arize ngo ni sangahe gira neza umwana ashata amukoga nibe amasaha iba yazi Yago saa 10:48 haraza baraza saa 12. So abakunzi ba Kigali 500 cyane cyane aba diaspora mwese turabasuhuje cyane mwe mudahwema kutwandikira ubutumwa bugufi kuri numeri herwa ni 95 yaba kuri message mushima ibyo dukora nibyo tugenda dukora muri rusange birabashimisha cyane hasi ubundi wa mwe mwajya mutureme tukazagura n'akamodoka siko moto yacu atobotse amapine twabuze n'amapine yo abantu bafite cana muri abakene nabonye ariko nitwega abantu tugira bivuze kurenza abandi bose yago yaguze imodoka sha kambabwire nange muzashaka kamo nk'ubu mukantwara mu modoka ubu sinatsinyitega moto ubu umunyamakuru uzajya unkenera ajya nsanga mu rugo cyangwa aze kuntwara mu modoka natwe muzaturemere mwuka byara mwe natwe tubavuge imyato sibyo keze swimo tuzange zose zahenga kubera uburyo mba mvumbura urakopa se ndakopa ukopa gute ntago hembwa ngo ujye ugura izindi boss wanjye memba neza we zikaje yamaye 100 byo kuri gikwi none waje ejo yamaye ejo kwirayidi nzarya inkoko indi zirise ejo hari irayidi bise nta musiramu tuziranyira singewe sirima kareba umuntu karaba kwa fato sha ejo uko byagenda sunzajya reka makopezi bakunze ba Kigali 250 kugira ngo mwemere ko Kigali 250 twebwe turi imbere cyane ejo tuzarira ID mu rugo muri Kigali 250 hanyuma Keza ndagutumiye ejo tuzakora ikiganiro turi kumwe timotora ry'ipirawu ifi n'inkoko nindi ziritse narindi kwibaza ahantu nzayavumba ejo ubwo rinye nayibonye babyumva icyo kiganiro bazakibona ubwo rinye muzakibona timo turarya turi kumwe na Keza na yakazaba hari na Fatuma arishinakisha uzi gukanda wa muciro kuno bawukanda gutyo Fatuma ararwaye nari kuzamwerekana kuri kamera za Kigali umwiza manager Fatuma ararwaye bakunze ba Kigali tubi mu musabire ntago bimeze neza Keza dukomeze ibyo bireke iki 19 z'ukwezi kwa karindwi mu 2001 nibwo nabuze papa wanjye n'uyu munsi aruhukire mu mahoro kandi ijambo adusezeranye batubwiye abana bose twagize gute twararikurikije nabaye umunyamakuru kubera isi kandi mbikoramo neza yego sha ihangane no kure birababaza ariko nyine nta kundi nibwo buzima tujyamo nta nyine ubona buke ariko ntubuze uburyo ejo uzirirwa nyine nta kundi Keza mama papa wanjye yarambwaga umwana wanjye uzaba umugabo kandi uzikishe bugufi ubane na muri mwe wese niko kuramba ku isi nibyo bikomeje kungira uwundi we uzabikore nkuko yabikubwiye ndimo Keza sonze hari umutima mubi ngira oya ntarebe ariko nyankunda kugusakurije cyane ntucyushye ujye nshyushya kandi sinjya nkunda umuntu nshyushye so Keza harabura amezi 2 n'iminsi kugira ngo yibaruke abiri zaracyageramo yewe kumwe ko harabura kumwe n'iminsi ariko Keza ngo iyinde watwise ngo yarakugoye mu buzima ku buryo wageze kwa Imana kuki byabaye muri kino gihe kugira ngo ntwite aho kugira ngo nkomeze ngire ibigeragezo n'ingaruka zitari nziza kurinda ntwite ayo makuru ndayazi kandi abizi ko nyirago nca ku ruhande impamvu ni ukuvuga ngo byanze bikunze iyo ari ubwa mbere nyine ntago ubuze uburyo umugore utwitabaho ntubuzi uburyo mu mubiri wa wiyumva ariko byambayeho mpita numva yuko ndavuga ni burya ababyeyi bubahwe nzajya mbubaha ubuzima bwawe burahinduka ibyo urya birahinduka ibyo unywa birahinduka n'imyitwarire irahinduka nk'ubu ushobora kubona twese dutinya gupfa ariko tushobora kumva ari hakurya n'urugero bavugije induru ati
Kigali irahiye dusikara ugushya uburyo nakiruka ameze gutya siko we wakiruka. Urumva rero ubu uri muri risk uba ugomba kugenda gakeya. Niba ngiye mu muhanda wenda hari n'ukuntu mvuganire kanjye kugura nk'akantu kuko ubukeneye hari ukuntu muganga avuga ati ukwiye gukora udusiporo nyine ukava ukagera hariya kugira ngo nyine utazicara cyane wenda ukagira ikibazo ugiye kwibaruka. Kugenda ukumva urananiwe ukumva umunaniro. Urumva rero ntago ubukiri wa wundi. Sinajya ahantu ngo mvuge ngo ngiye gusura inshuti yanjye nta mbaraga, izo mbaraga nazo nyifite. Sinavuga ngo ngiye kujya ahantu gutembera ntibigisha, ni ukwirirwa mu rugo nkarya nkaryama nkategereza ko bwira. Urumva rero ubuzima byanze bikunze hari ibintu byinshi gukuraho ugasubira hasi, noneho ikutegeka kurya imyumbati ugasubira hasi burundu. Urumva rero ni ibintu biba bita bihinduka muri wowe kandi bisaba ko bikurikiza. Keza muri kino gihe abadamu iyo batwite hari icyo bararikira, urarikiye kimwe na Messi? Nararikiye hari igihe gito nararikiye byeri n'aba mu buzima kubitakara. Nararikiye mbazanga iyi none mwaje nyiri score nararikiye petit score ikagutegeka n'inzoga uri bumwe. Ndahera nyine ntago uri kwanga no kuyinywa kubera ko nyishaka cyane. Nyine abagore abadamu barabizi iyo urarikiye ikintu ntukibone ntushaka kuryama gusinzira. Nafataga agacupa ka sikoro karagato kakamara umunsi wose kugasumaho gusa nkumva impumuro nyine nka turumiw nkumva ya mpumuro yayo nkatirikariya kuko n'umusanzwe sinwaga inzoga nkumva ndatuje. Hashira amasaha 2 nkumva ndungenda gashatse nkasomaho nkatirikariya kamaraga umunsi buri munsi nangwaga kamwe kamwe. Ariko baza muganga nyine anza kwimaganiriza kumbwira ko atari byiza ku mwana. Arambwira ati ujye ugerageza niba ari kamwe ku munsi by'umwari nyine gake gashoboka ku buryo uzagira ukareba ko nagari keza ku mwana. Ubu nyine nsa nkaho ndi biri kugenda bigabanuka. So Keza, hari nta muntu urakubwira ati iyo ndutwite nk'umusitari mu rwego rwo gutwika muri bino minsi byageze ngo hahiye, undi ngo hakongotse, undi ngo nta myaka 100, abandi ngo nta gikwe, urakubwira ati iyo ndutwite siyo? Kandi no muri komante nyabona ko bavuga ati Keza bashyizemo ibyenda iki muri cyo kuvuga ko udatwite ngo ari ibyenda bashyizemo. Njye kiri imyenda muri comment nyine ngo bikikenyera barabivuga nanjye abantu cyakora umuntu ni mubi. Barabivuga imyenda njye ndibaza ukuntu washyira imyenda mu nda gute se. So Keza nongeye kurakara wambuje kuvuga umuntu uze kumbubarira nyuma dushoje tubura nk'umunota umwe tumuvugeho sibyo ariko buretse gatoya sibyo. Abantu baba badukurikiye mu kiganiro ndabubaha cyane kandi ni bamwe bafite icyo bamaze kungezaho ndetse na Kigali 550 kugira ngo tujye tugerageza tubahe ukuri. Twe ntabwo tumeze nka bya bitangazamakuru bifindafinda inkuru bakabeshya abantu siko bimeze. Ngenda shaka nimba bishoboka. Daniel, you ready? Nimba bishoboka kunabi no kuneza urabikora. Kuna buretse gatoya. Kunabi no kuneza urabikora ariko nanone turabikora n'umutima mwiza sibyo? Barabikora n'umutima mwiza. Turashaka kureba nimba nta kintu koko wahambireho gusa twinjiye wadufungura utoye rukatubona nyine mu ndarisa. Turashaka kumenya ko nimba nta kintu wambariyemo gusa abaki nta muntu uzabemeza ubaho. Ushaka kure nambara ubusa imbere yawe se nibyo ushaka? Wambara ubusa ariko tukeneye kureba nimba ahangaha ubu ngiye gukora wahita wavuza umunwa muvuze umunwa. Danire nayo ko yanze ko nkoraho urakora subabaza iki arantu nigeze gukora baremba barasara kuri kike by'abandi we. Sasa ni ndagara frere Nari binyine iyi ngi ni ndagara frere yabagara frere babiri yabagara frere ngende mu muna wayaka urasohoka komeza uvuge ako nanjye nuzi nyamira mu nzagukanga komeza unkange ndasohoka nyine ni iwanyu tu kumana wazanye yaka turi mu kiganiro nkaba namubona ndimo namwikanga sha Keza tuba muri maka nuko mo barareba hano
urumva gutyo kuntu umubiri wawe umeze sibyo turebe ko nimba nta kintu wambariyemo ako sinambara igiki wimagurutsa ntundushye mva ntungore oya dani buretse haguruka mubwire no oya mani wingora unaniwe nani urugendo usura amagurutsa ngo nkore iki ko ntawe ngiye kurwana nawe Keza basi nyereka koko n'imbindo twita ariyo n'umuntu uvuga ngo imyenda ubu umuntu muzima washyira imyenda mu nda babe nasubu niyi ni imyenda iyi ni imyenda santi tumutura ndashaka kubona umubiri bakunzi ba Kigali TV ndashaka kubona umubiri none se buretse banze nkwereke iyi ni imyenda ganurita ya ndimo namubona neza iyi ni imyenda teka n'imyenda iri mu nda ubwo nyine imyenda nayipakiye mu nda none wamubonye neza reka niba nayipakiye mu nda manuro gatoya ndabizi wambaye ibindi bintu iyi ni imyenda mani nimuzambika umuntu ubusa ngo nuko utumva kwanjye oya tuba dushaka kumara impaka abantu bahora muri ngo nkwe iyi ni imyenda ngwambwira umwenda usa n'umubiri abantu mware muri mu bugambo muvuga ko Keza datwite ngo nkwe do reba do barashobora kuvuga ngo ni umwenda usa n'umubiri ariko abantu urabazi kireka n'imyenda iri mu nda mindani ubwo nayimize Keza komeza ukunda umugabo wawe umugabo umuzima no utera inda tansiyo oya nta n'ikibazo ariko gihari nje nta kibazo mfitanye nawe tubanye neza pe mu buryo bushoboka Keza hari abantu bavuga ati se Keza akunda iki kara kagabo kantu gasa kuriya kantu k'amafuti ntacyo namukundiye uretse ko namukundiye ko ari umugabo si umugabo se ni umugabo umugore ashaka umugabo agira ngo abane n'umugabo ni umugabo rero agakise umuntu ashaka umugabo kugira ngo abane n'umugabo ni umugabo icyo namukundiye nuko ari umugabo yujuje ibyangombwa by'umugabo nta kindi Keza niriye jambo ukunda kubwira raka iyo muri kumwe mu rugo ndakumuganiza nta jambo mvuga ngo ngire kuko biterwa na mood umurimo ushobora kuba muri mood yo gutongana icyo gihe ntabwo wavuga rya jambo ushobora kuba muri mood nziza mwakundanye muri gusangira ubona nta mutima mubi kavuga tuke nyine mubwana amagambo meza asanzwe nimba mukundana mukayibwirana ni menshi ntago wayagira abakomeje kudukurikira mu kiganiro wenda turimo turagera ku musozo w'ikiganiro mwumvishe byinshi Keza nari mfite byinshi byo kumubaza ariko arimo aragenda shaya hari umuntu yanze ko mvugaho ariko nyuma y'ibyabaye cya gihe tugiye kwa Murundi habaye ibibazo bikomeye cyane muri rusange Keza arahamagarwa YAKA yagiyeyo araza ariko ntabwo twamenye ngo byarangiye bite batashye bageze mu rugo reka nkubaze ngo cya gihe muri mu nzira mugeze mu rugo byagenze bite wena YAKA ntako byagenze twabiganiriyeho biravuga kandi ndanarushye mutahe man 11 zirageze muratabundi muranyura musa yagize mu rugo wapfa kabera yarangiye ngombwira mugeze mu rugo nta runtu rwaje umugabo n'umugore biyungira ntiwahamenya ntutambike mu bintu umugabo n'umugore ngo batonganye oya ariko Murundi nanjye kubwira ikintu kimwe burya inyagasozi umugabo hanze n'uwo mu nzu batandukanye sasa ikiganiro mani byarangiye nimutahe ndabasezereye abadukurikiye mu kiganiro cyane cyane abaturanyi bawe bajya banagushimira n'abandi bagiye batandukanye urababwira iki muri rusange abaturanyi banjye erega ndi imfura y'u Rwanda nyine njyewe wamvuga nabi yaba mbeshyeye njyewe nta kibazo cyanjye abaturanyi tubanye neza nyine ni ibisanzwe nyine kuba uko umuntu wese yabana n'undi niko mbanye n'abaturanyi banjye nabo nta muturanyi ujya unsagarira mbese twese tubanye neza muri rusange urumva rero nta n'uwo nagira nawe ikibazo Keza nta ngaruka bikugiraho zitari nziza ko wagira mu muhanda abantu bose bakavuga ngo dore wa muntu nk'uko nawe nsigaye nshahana bati dore wa munyamakuru ibyo ntabwo byabura muri karitsiye nyine mbese ni ngewe cyamamare gituye muri karitsiye barabizi ntawe bigitungura nyine barabyemeye nyine uzi kamera zageze muri uru rugo nyinshi cyane nibuka urumva rero hari ubuzima uba mukabumenyera urumva rero ni ibintu biba bisanzwe so uruhare rwawe ni uruhe
ubwo ni icya gatatu dusorejeho kuko etape ya mbere na kabiri ibyo bikubiyemo byinshi bitandukanye. Uruhare rwawe ni uruhe muri kino gihe cyane cyane nk'umusitari mu rwego rwo gukomeza gutanga ubutumwa bwo kwirinda COVID-19? Itegeko mwaryishe yego ariko ntacyo ngo murabyemerewe, ariko nyine icyo navuga COVID yamaze abantu. Hari n'umudamu utuye hano mu gipangu cyacu ejo bundi umubyara we yarapfuye yishwe na corona, yapfushije abantu babiri muri famiye ye. Numva birababaje, ariko baje gupima muri quartier mu tunuze mu tugari bose barimo barapima. Nanjye ejo nagiye kwipimisha. Urumva rero kuba bari gupima ariko nabonye habonetse n'abantu benshi barwaye, dukwiye kukaza ingamba kugira ngo dukwiye kugira ngo tugabanye kwanduza cyangwa gukwirakwiza. Niba uje gusura umuntu sanitize ibihari yakarabe mwicare kandi mutandukanye. Urumva nyine ni ibintu byinshi biri gutuma ikwirira igenda ikwirakwira. Urumva rero icyo mvuga nyine iretse ko nge ntava no mu rugo ntaho yanayikura keretse umuntu umukozi agiye guhaka yinzanira, ariko ubundi tugerageze kugira ngo tuyirinde. Igiye kumara imyaka 2 umwana wanjye agiye kuvuka muri corona, niba nzamwita corona sumbazi. Urumva rero ni ibibazo tugerageze tugabanye. Uzamwite guma mu rugo kaho umukobwa guma mu rugo, umukobwa wa kabiri umwari ahubwo umwana wa kabera. Kuwa mbere mu rugo, kuwa kabiri mu rugo, gahunda iracyari yayindi ni yayindi. Batureke icyumweru kirangira tukibasha kurya. Turagushimiye mu kiganiro uhaye ceketu ishyaka manager Kigali 500, ndetse uhaye n'abakunzi ba Kigali 500. Namwe mwakoze cyane kudusura. Turagushimiye, ejo ni kare bakwirayite. Murakoze cyane kandi tuzabibereka, sibyo? Nabyo kugenda n'amaguru muzaza kumfata. Nta kibazo. Niba ari kure tuzazana imodoka ni Nyamirambo, tuzazana akamodoka. Gahunda ni abantu 4 bonyine. Naribi Intera metero tuzayubahiriza, sanitizer birimo cyose. nta kibazo kabisa, ejo nzaza by'umuceri. Wakoze? Mwakoze. Akoze namwe mukurikiye Kigali 250 cyangwa 205. Ari zindi channel zirimo ziravuga ngo 205, 206, twego turi Kigali 250. Turi mu ibara ry'umutuku. Ibara ry'umutuku aribonye, ibara ry'umutuku. Hanyuma ikindi kintu turangwa na wa muri rugira ngo Kigali. Twazo mwenye nitwa ceketu ishyaka manager, umugabo udakina n'abana ukina na babibi bacura. Turabasuje cyane, shimire Dani mu rugendo rwinshi tujya dukorana, mihana tugenda tunyuramo, kare twatarutse mu gishanga tugwamo uburyo meze mu nkweto. Umuntu agenda nkanagira amazi mu nkweto. Subscribe, like, share ndetse na comment. Twari mu rugo kwa Keza wa YAKA cyangwa kwa YAKA na Keza. Imana y'u Rwanda ibane namwe, n'ikindi kiganiro kiraje. Ntago muzabura ibyo mureba. Ciao ciao.